now. Okay, ndabona twagiye live none. So turi live Instagram. Turi live Instagram na Batumbaji 100 in 1 second. 100 you guys, that's too much. Hello guys, hey wow, ko ntabwo usko mutajya mwicara. Ngayo mwibe munegeje umunsi wose unanye ngo ni barange nishungereshe mweze nigize ngipondeza. Umva muri kunyumva? You guys you hear me? Umva imvura iri kugwa. Umva. Baze mugire ko muri kunyumva. Ariko munagure badge n'usibiri hora umva mubanze mugure badge. Baze mugure badge igihumbi. Okay, 130 mukomeze. Turi live on YouTube, by the way, turi live ku YouTube kuri account yanjye Eric SEMUHUNGU, so ni mujeho kugira ngo abafite amateleviziyo mushaka kurebera kuri YouTube live right now. Turi live kuri YouTube na hano kuri Instagram live. Abantu igihumbi n'ijana. Okay, so first of all ndabasuhuje mwese amahoro. Nizere ko meze neza murimo kunyumva, maze mubwire ko muri kunyumva kugira dutangire muri kunyumva. Ariko sinomvira tuma dukore no live we. Muraza kwambara kuteri cyangwa uzwi ryanyu murabizi vuga nk'isande. You know, umva nuvango turaza ku kuganira ariko nango nshaka abantu batukana murabizi biyiwanje iyo uje tukana ni bloquer na blocation na boros mubizi se mugure badge 1300. Okay, mubaye cyatanu ngo dutangire ku 1300. Koko badge zibaye badge yo muheshangazi kase shangazi yache tore you know Cyane mu 1500 dutangire mugure badge umva kasha kwa mazina na jisiro mobile money amafaranga najya inzira ndi kuyabona ibintu byanyu byo kugira do narakenye dosigaye nkwa amazi kasi mwabese ngo swawe ndakiriye subutsu amazi nyine shotoshye. Anyway 1895. Okay, asuka babe bangumbuye muri ego kwa mabacha aratangiye imvurira goya badge cyataho n'abantu 1530. Okay, by the way, so thank you for joining. Amazina ni Eric SEMUHUNGU, ndabashimiye mwese. Sorry, first of all I'm so sorry abantu natumye bategereza umunsi wose. Impamvu live nyitangiye zino saha nuko abantu bo muri Amerika bakomeje bansaba please Eric tegereza kuri live tumaze natwe kubyuka kuko nabamenyereje ama live ya zino saha ku bantu ba Los Angeles time. So thank you guys for joining me. Ndabona maze kugera mu 600 thank you. Ku bantu mufite televiziyo iwanyu mushobora kutureba kuri YouTube kano kanya. Ndabasuje mwese ni divine la patronne le divine ça va anti makuru. Ndabasuje mwese rero muraho neza nshuti abakunzi abafana ba Eric SEMUHUNGU amahoro especially LGBTQ family. Mbanje kubasuhuza aho muherere mwese mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka bibane nawe mwese mukunda cyangwa mufana Eric SEMUHUNGU. Ubutumwa bugenewe abantu bahangayikishijwe n'ubuzima bwanjye nuko meze kugeza ku munsi wa none no kumenya ukuri kumenya ukuri. Ni byiza ko hari abantu munzirikana. First of all no kuri ndabashimiye ko hari abantu munkurikirana mu nkunda abantu muri gura badge. Thank you. Umva champagne dore cyaka kirishikije shangazi ubozere yanjye ni wasemungu@gmail.com. sinjango mbibutse murabizi shangazi murabizi abakobwa dukunda amafaranga abakobwa murabizi. Nese ubuzima bwiza wawe utafite amafaranga mugomba gusupportinga shangazi. Nese shangazi zawe ubuzima gute buhenze gute mutamusupport mugomba gusupportinga shangazi. Yeah. Anyway,
So rero ndabyababwira ati abantu mwese mwahangajije n'ubuzima bwanjye ko kumenya ukuntu ameze ukuntu meze cyane byiza nangusubona meze neza toto ni toto reba yakati ukuntu meze reba do vitamine ano Kigali mfashe neza ndi kurya ibiryo bya organic mvugira ngo jambo organic muri comment mvugira jambo organic muri comment kugira numve ko mukurikiye kuko ni nataza kumva ko mukurikiye live ndaza kuivaho hano you know. So abanyamakuru rero first of all mu Rwanda nabonye hera mu mwaka wa 2023 muranuka muranyandagaza mwaherekera 2014 ngenda mbareka muranse bya muvuga umugabo wanje ngwerekesha umugabo ujyasigana imitungo munse bya kagira ngo igihugu mbamo America ni igihugu kitagendera ku mategeko buranja nyamareba nkababura agaciro muranse bya ngerika afata abana batujije imyaka ngafata abana ku ngufu ngerika bamukata imyaka 25 ngerike ntica nkibaza niba ndi Al-Qaeda niba ndi igiki kuryo ndi cyebe kidafatwa ngo gihanwe bye burabura nukuri kwimana ibintu mu nsebya imana izaje bahana nukuri. Anyway, so organic umuhora cye organic teta organic nyirarukundo organic. Thank you ndabona ko mukurikije kwe YouTube ndabona muhageze abantu benshi YouTube. Yes, YouTube mwandike Amerika SEMUHUNGU mweta mumbona vitamina vivi vitamina vivi ati kubita boskani bills boskani muhungu wanje sava boskani wicaye kumufure cyangwa ni bya bindi byawe abantu bamaze kwanga ndabona magize kubijumba 960. Okay, so rero tuyoganira ku bintu byinshi bitandukanye ndabizi mutegereje imiceri harimo ingabire sava ingabire umva mukomeze mugure badge vitamina vitalo umva kasha puni inerike SEMUHUNGU bifatanye muhereza champagne se shangaza ari mu mujyi wa Kigali nose na champagne ndaza kunywa mu mujyi wa Kigali ngomba kunywa champagne mama champagne ati mugomba ku blessing ashanga sindi gusaba yuri kusaba naho uri kubwira abantu ku blessing abantu bawe nanga ari gusaba nije wacisa akaguru uri muri go found bishaka ko nyine bajya kugushyiraho igisima nge ndi kubwira abantu banje imbana blessing ku mano yanjye am content creator kandi ndi content niyo mpamvu nabara abanyamakuru barakaje nabimye interview ngera kuri airport loki birabababaza no kutaye wanje mu gihugu cyanjye birabababaza ngebura nayo ikintu kibashimisha ese kibashimisha ni iki ngo bazishima rukubabaye abisiwe baba bararuko bishimyewe abisiwe ibihumbi 2. Okay, thank you mukomeze mu joining 2 twakomeze. So rero ndagira ngo mbabwire ati abantu wese nyine mwahanganyije n'ubuzima bwanjye no kuri kwimana buri mwe wese ukunda Eric SEMUHUNGU nanjye ndamukunda kuba icyamamare ni byiza kandi ni bibi. So iyo umaze iminsi utagaragara mu ruhame cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bituma bagukurikira cyangwa bagukunda bibaza aho uherereye cyangwa bikabahangayikisha bakibaza byinshi no kuri. So niyo mpamvu nafashe umwanya mvuga ati reka nze mbaganirize rero yuko nzagira n'ibiganiro n'ibitangazamakuru you know. So kubitangazamakuru byinshi mpamvu bingirira jealous nuko ngiye urabizi nanga ikiboneza mvuga sijyanye n'ibyo gushyiramo aga fritters uyuje umbaza nonsense nyine ngusubiza nonsense kandi yuje nyine ubaje amakuru ngusubiza nanga urambaza ngo ese nzira igikampara ni he nkubwire ngo ku gikampara ngo uragenda uci Burundi hoya nkubwira ati ni gatuna nyine uraca gatuna cyangwa uce ka gitumba sindaza nkucisha hano ni straight to the point you know na mpamvu yo wasting a time. So byo binera abanyamakuru ntabwo babikunda kuko iyo babwije ukuri birabababaza rero nicyo kintu usanga nyine ngemba nanga kubaha interview kuko ngewe sinkunda uburyarya nkubwiriraho bikakubabaza nyine cyangwa se uvuga usanga nagusurapinga hard one niko nkuru subizi niko nkura yasinya cha mu gikari. So byo binera ngo bera benshi babikunda. So rero ngasanga bire bintu byo kugira kuturive ibinyamakuru byo muri quartier bije byawe si suko ne nawe babwenge ati ibinyamakuru bwo hawe mu kinyamakuru cyanditse ngo mwaraye gute nawe ugende wicara ngo mfate mikuru mvuge ati naraye gutya narariye ubukari reka simuteze kombo nabo sindagera kwiyo category level bagita gutanga level.
So rero hajya havuga ibintu byinshi niyo mpamvu babyetiye abantu bakwibazaho byinshi. So niyo mpamvu fashe umwanya ngo nshimire mwe mwese mwagize uwo mutima n'ubushake bwo kumenya aho merereye, abakoze ama Twitter space, abakoze live stream. Umva muri kunyumva? Hold on. Your network is bad. Okay, so uri munanyumva? Kuri YouTube ni sawa. Kuri YouTube ni sawa. Okay. Abari bagiye kuri YouTube rero ndumva ariho ngo bimeze neza turi kukumva. Network we. Network is bad. Even now nahagaze bo turakumva. Okay, ubu ngubu bimeze neza network. Internet yari yawe iri gucika. Uri gusa neza basura. Okay. Network is good. Mumaze mungire ko bya network nashyizeho internet isanzwe. You know. Okay, ubu bimeze neza. Duncan Donut WhatsApp. Yego, okay. So, nagiye numva amakuru atandukanye nyine ngo naburi rengera abandi ngo nagira napfuye abandi ngo nkuko bishize byeze kuvuga abandi ngo ndi mu bitaro meze nabi abandi ngo nagiye gukoresha plastic surgery nandi kwabya ati nshaka kineye gukoresha yes turukumva okay thank you nawe nyine gukoresha plastic surgery water ni water you know. So ikindi ngo abandi ngo account zanjye za social media zabaye hacked abandi ngo ni depression abandi ngo ndafunzwe you know ni byinshi byagiye bivugwa pe. Ariko ukuri nuko nyine ibyo byose atari ko bimeze na plastic surgery nagiye gukoresha ahubwo ikintu nakoze Twitter account yanjye narayikuye kwa ndi kura deactivated for 30 days then inyuma ninze kwisubiza itiba suspended. I mean itiba not suspended itiba deactivated. So you are deactivated rero nango ushaka kuri restoring ngigaruke again babyarangiye. What's now? What's now? What's now? YouTube yitwa gute? YouTube ni Eric SEMUHUNGU bifatanye ndabona abantu bamaze kugeraho 200 kuri YouTube bakurikiye kuri YouTube. So ndabona bamwe bagiye kuri YouTube abandi bari hano. Okay. So rero icyo nanyiraye ngo mbabwire nyine nukuri abantu bagiye bavugaho ibintu bitandukanye ariko kuri nuko ibyo byose byagiye bivugwa siko bimeze bambi no kugeza ku munsi wa none nabonye ibinyamakuru byinshi byaragiye binyibasira kwera ko nyine nabimye ama interview kansebya bakanyandika inkuru badafitiye gihamya. Hari abantu benshi bagiye bancumika time B barajya he none I know abantu 2,200 ahandi gukomana live ho 2,200 ahandi 220 ndagowe none ese bintu ndaza kubivamo ntago bino nza kubivamo kabisa ni hatari kweli anyway so mu nyemere gato ya mwamazi yeah so umva ese muri kugura badge abantu 2,200 byose muramwicaye hano nabari 300 ndi kubona kuri YouTube we kukureka nango byoroshye. Umva kuri nuko rero reka mbabwiza ukuri bamwe mwayavangu banzanye ngo ndi mageragere guhera 2023. Umva mu Rwanda ni igihugu cyanjye ndi umunyarwanda amazina yanjye nitwa Eric SEMUHUNGU navukiye Nyarugenge Kimisagara ndi umunyarwanda nango ndi babandi bihakana iyo bava ko baravanga utazi yaba namenye yaje ngi ndi umunyarwanda kwanjye n'umunyarwanda mwanjye n'umunyarwanda kwanjye arwaniye igihugu pe yari inkotanyi cyane you know and I'm so proud to be Rwandan. So iyo rero mwicara mu kansebya bamwe muri aho ngaho murasamye mwagiye kugira mu gihe gutura mu mahanga mugasaba murabeshya kugira abaye ibyangombwa kugira mu hariya ngiyewe nagiye mu mahanga kuri visa yo kwimarira umugabo wanjye ndi proud yo kuba mvuga uwo ndiwe you know simfaking ubuzima simfaking iki nicyo kintu kibababaza you know so anyway rero ibyagiye bivugwa guhera 2014 nagiye nceceka ndabihorera ikinyamakuru cyitwa Igihe cyakomeje kugenda kinkomeretse ikinyamakuru cyitwa Igihe ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda ikinyamakuru televiziyo zitwa mbari TV haya yitwa TV what TV Rwanda mbari TV this my TV what umva ibintu benshi bagiye bavuga ibinyamakuru byinshi n'ibyandi byandikira ku ma YouTube n'ibyo muri quartier byose bikagenda binyandikaho nagira ngo nongere mbibutse mukuru guture mu matwi
kuko benshi nyine mwabati muri ratu turamuvuga ati nanga zagaruka mu Rwanda turamukoma tugira ute arwaye depression ngazi yaho umva Imana niyo nkuri kandi Imana irankunda kandi Imana irangwanira ibyo byose mu mvugaho mukagira ute bisigaye bica biza hano bigasokera aha na depression mu bitegereje kongera kubona ngire kare ahubwo mwege nk'abantu bangi mu nkondo tujye dura mu muhanda mu nansi zo bete Eric hi you know no nkuko bambi mw'iminsi ndi kujya hano ku mabanka yantu he wahano ndi gusaba service niki umva barabona kwakira neza bano bagusuza bakayikuha service nziza umva man my godness like mbise na hotel hano nani ko beaucoup nyonyo so rero ibyo byose ukasanga abantu bibabaza Eric ubuzima bayeho guys twese twari mu buryo butandukanye kandi imigisha yawe n'umugisha yanjye twese biratandukanye nukagira ishyari mugenzi wawe ko ari icyo agezeho nukuri kora witeze imbere Imana izakwibuka ahubwo n'isaha itaragera you know so abo bantu bose rero bagiye bamvugaho nukuri ko Imana na kimwe kirimo cy'ukuri ibintu byamvuzweho case y'ibintu byabaye muri 2020 murabizi twaraje tubivugaho tubisabira imbabazi ibintu byabaye ndanabihanirwa pe ariko ahantu ari merereye nango ibintu ari hano bihuriye na hano cyese ko tutari no muri court ngo wenda ngo naje ngo kwisobanura cyangwa kugira ute na hano na hamwe bihuriye ngewe narindi muri Amerika narindi muri Amerika kwera ko nagiye kwimara umugabo wanjye nubwo Imana ageze ikamwisubiza ariko anytime igihe cyose ukoze any mistake cyangwa se anything gishobora utarabona ubwene gihugu kubera ibintu bya immigration byarahindutse cyane muri Amerika kwa ko natagiye as refugee na amahirwe mba mfite nk'umuntu wagiye as refugee ngiye ko nagiye kuri permanent residence K1 fiancé visa yo kwimaria umunyamerika so umva rero amahirwe yanjye batandukanye nk'umuntu wagiye as a refugee so iyo umuntu yicaye akicara akavuga ngo bamuhaye option ubisuri igiki ku buryo urukiko ruguha option yo kuvuga ngo urashaka utahango cyangwa urashaka tugufunga imyaka 25 nanjye kuvuga utukana mu cyongereza ariko se uri ufite ubwenge icyo gihe utekereza gutyo Amerika ikaguha option ngo ese ngo tugucyuri wanyu cyangwa tugufunga imyaka 20 ni hajya 25 na soni kandi nk'abantu bamutabyumva mudasobanukiye ibintu by'amategeko n'iki ukicara ukabati buri yose ko ari byo ni gute wafata umwana tuje imyaka y'ubukure ku ngufu nibagufunge nibagukatire nibakugira utugasohoka kidegeme ni gute bakuvuga ngo wishe umuntu edayero umuzungu wewe nobody udafite n'ibyangwa byo gutura muri Amerika by'abanyamerika byo kuvuga ati uri umunyamerika you have citizenship bakakureka ukidegembye nibabona gufunga nabana bagenda gukoresha interview cyangwa investigation guys mugomba gufunguka mu mutwe you know hari akawudi mwize kusakaza cyane kari gusobanura ngo wiru ngo mitungo ya Eric Semungu n'umugabo abantu mwe mutazi ibintu by'imitungo cyangwa mutazi ibintu byo gukora will nango nabasobanura ngo mubyumve kuko ni murinjije abo bantu babikora batazi ibyo bintu sorry ngomba kubabwira gutyo niba wirivuga ngo imitungo abantu babiri bakoze wiro abantu babiri bakavuga ati niba mwese babiri mwitabye Imana kuko nango twese tuzatura nk'imisozi kavaye wiro kavaye ati abantu babiri niba mwebwe babiri mwitabye Imana icyarimwe mukitaba Imana hari abantu bazabasimbura bagafata ya mitungo bakamanaginga za estate zane ariko niba urugero bavuze ati Eric niyitaba Imana wa wundi niwe uzateka ingova asigarane akora iki amanaginga iyo mitungo niba wa wundi wenda urugero wabanaga na Eric Semungu ari witabye Imana Eric Semungu niwe uzasigarane iki muri kwa akora iki amanaginga imitungo none icyo gihe bisobanura gute icyo gihe ushaka umuntu ariko kubaza icyo gihe wamusobanura gute umurimo mwagiye mabisigiriza ngo biragereka yabango ngibyo imitungo ngo afite uburenganzira ko umugabo wapfuye cyangwa agize ute how you can explain that nuko mutazi ibintu byawiru nyine bamwe murapfa n'amafaranga agasigara kuri bank akaribwa n'abatara yavuniki
kubera iki ntimuzi gushyiraho alternative y'umuntu ushobora kumanaginga imitungo yanyu mu gihe mutakiriho, ntimuzi gukora will, ntimuzi gukora nuza, mugomba gufunguka mu mutwe. Umugani w'abagambye ngo icara wige Descartes ejo ndaransekeje nari garikiye cyako se abantu mwafasha ama video bumva naje niyambara ikoti yahese rya koti ryanjye security sizani koti ryanjye nanjye guhamagaza kira barizana umva nemwe hudikanje nize roki batanye gufata amafoto hehe Addis Ababa Ethiopia Addis kugira kuna abantu ntaje kana gusuhuza na akagufotora mu cyaye ego hariya muri banga 2500 ese ko mutari gushyiraho nuza amafaranga kuri mobile money na world limit ubwo muragira ngo manze ngo nshyireho nimero yanjye haya nimero yanjye ni kangana mfite nimero yo mu Rwanda ya mobile money mugomba kungura shamba Inda cekinze amafaranga agezeho nabatagezeho se ko ndaza kubacisha mu ijisho umva nibuzi ko ndaza kubicaza mwiga umugani wacu ngo nukicara mukiga umva abantu ndabona kuri YouTube bamuriho murashagaraye hamwe mfiteho 2700 ahandi 280 umva ntango mwicaye niko ndaza kwicaza mwiga niza ayo mana we mukicara terikari mageragere dore bamugeze ariko sha muri abana babi nukuri erigana n'umuri hejuru y'amategeko nese abari mageragere mbarushiki sabantu se nabantu bro nabantu nk'abandi ariko rero ntimugasebanye nanga ari byiza guys ngarutse ko icyo kintu nyine cyaweyo abantu babikoze mu drama babidramatiza anyway ibyo tubiveho so kamba kuri agaho kunyo abantu mwavugaga ibintu mutazi ngewe ahantu narindi kubera ku itariki 3 z'ukwa gatanu uyu munsi umwaka nibwo wuzuye anandi ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2023 ukweho posting iraho ngaho wongeye kuregena postings wasanga ari tariki 3 z'ukwa gatanu 2023 umwaka wuzuye uyu munsi ari nabwo ari no tariki ninjiriye muri Amerika. So ahantu narindi muri immigration apana byo kuvuga ibyo muvuga ngo Eric nakurikirana n'ibyango byo gufata ngabana batuje imyaka umva iwanjye si muri Oruferina ababyeyi bazaga bafite abana babo murabazi imiryango siri Vegas ifite abana batuje imyaka 18 bangana nta nugirengeje iyo miryango itatu. So kandi abo bose nta numwigeza complaining mwebwe mutazi gusoma bamwe mutazi no gusoma mufate nk'umunyana mukayikoramo ibyanyu mwaragiye muramarabika which is bad nukuri ko Imana ibintu muharabika abantu nanga ari byiza. Ikinyamakuru Inyarwanda ikinyamakuru igihe bukicara ukavuga ngo ngirike ngo warukukiranye ibyango byo gusindisha abana si n'umwana abana mbese iwanje ni muri creche iwanje ari muri creche senya muri Dunkin Donuts sinakora akazi nkora nk'umutima bikababaza ko mveyo nkaza nkagurika amakarita y'amashampanye nk'inywera byarababazaga bambiyo ubwo rero murabatereke ngo bayongora mucyo uziko ari nge wisabe no gutaha ariko ngiye narindi muri immigration kugira abantu mutari mubizi narindi ibintu bya immigration nahantu bihuriye n'ibyo bintu bindi muvuga. So ndagira ngo mbabwire ngo ibyo binyamakuru byose n'abantu mwese person mfite amanuza ama audio yanyu n'ama video yanyu nzabarega babakurikirane kuko muri koko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko bro ndi mu gihugu kigendera ku mategeko Rwanda igihugu kigendera ku mategeko mfite proof y'ibintu byose Nyarwanda zanyanditseho mwese abantu bose n'aba YouTube uhazakora ikintu cyitwa itegeko kuko nje nkatukana nawe cyangwa asubizanya namwe nabagize ute naba mbaye nkamwe. So kuza kuba mu Rwanda se abahaba se mbarushiki nese mbere yuko njya muri Amerika nabaye sinabaye Uganda sinabaye South Africa nese muri Amerika niho kamara hano gomba kwicana mu gihugu cyanyu nkubaka no papa wanjye yagikorera akacyubaka you know. So by the way buri kintu nanishimiye hano ni ibiryo biri organic ibiryo biryoshye hari ibiryo biri organic ukuntu bihenda abenshi se babyo affording hari muri Amerika ni bangaye. How many of you mwaguraga ibiryo biri organic
cyetse ngiye wari waragize akasongo yuwa ngenda nka hafirige 6 zose nkazuziza ibiryo bimwe bikanabura ndafite nabo kubi ariko umutima wanjye nta muntu watembera iwanjye ngataha inzara imwishe nta muntu waje iwanjye ngo icyaka kimwice nta muntu wanyitabaje ngo nsimufashe yaba muri Amerika yaba no mu Rwanda nta muntu wishwe n'inzara anzi please bafafa baranzi ba Boskani baranzi fafa yaje wanjye nshuro I think twice but once deny gihozo casino azi wanjye arahaza abantu benshi bazi wanjye pe barahaza nagiye kuva numva ngo na gift soldier nagiye kwamana bamwanditse bo mu Nyarwanda mbere yuko dukomeza mbumvishe audio za gift soldier yanyoherereje mwagwa mucuramye abanyarwanda mugendera mu Kigali mugafata ibintu by'inyarwanda yanditse abantu babona hariya babona Jewe sinzi umuntu baha badge y'akazi yo kugira badafite ubunyamwuga burase n'indi baha ziraba ngiye kanze mbanze mbaprengire uko ngiye urabizi nza n'amaprove mwese mwavuga ngo gift soldier siyazi sinamushipinza mukuri wa Wisconsin unuzi imumereye nawe ubukonje ameze nawe akaza ashaka fame buri gihe ashaka ko mukira ku marayi bari umuntu utabiza aho ngaho hari umuntu utabizi mutwara kuri airport hari umuntu utabyibuka ukuntu yarameze ntabwo mubyibuka mwese none ngubwo ngo ba bakti aha muchoma wankize hasi bro wandirimbye inshuro nka 200 mu ndirimbo zawe nanga kuzipromotinga uhora unyuriraho kandi kuba jewe sexuality orientation yawe it's your business not my business ariko reka nkubwire warambwiye ko uba muri Kenya muri Kakuma family Kakuma camp ahantu mwari mu kugira mugene muze muri America guys mutaza kwa ngo nibasenga abantu bagiye muri America nk'aba refugee no I don't have anything against those people umva nuza uwo uriya muhungu nuza muchoma yayambwira ngo inshuti ze nyinshi ngo nabage agahora ambwira ibintu by'abage buri munsi si byarangiriye ngiyewe gift ejo niwe wanyibwiriye ngo gift nena namuborose ngira ejo ndamuborokora abantu bari kumbwira se wa mwana wafashije ukamugira ute ubu ngubu niwe uri kugutwika kuri noza ngo nawe ngo waramufashe ngo kungufu umuhungu sinahise mubwira sinamubajije se we ngiyewe ngo bimeze gute ikibazo cyo nshimira Imana bari ndi kubabwira ngo nibyo yanyandikiye hano mwangira umusazi at least ni ubwa mbere akoranye kira kiganiro nande n'uwitwa Bakti n'ura muchoma baramuhamagaye ura muhungu asinda kwakunda inzoga ko ngo yayasenza atazi ibyo arimo ngo bamukoresha interview ngatazi ko bari ku recording nje namwibaje namye ati nje nawe wa muhungu we gift so nje nawe dupfiki wa muhungu aravuga ati Jerike barambeshyira batumye nkuvuga nabi ndarenga anyway ndi kubabwira se gutena kandi hari proof yivugira muzwijwi rye murarize reka nze mbanze biba prayingire namubwanyu noneho musigare mwumiwe muite mu confirm ibyo inyarwanda yanditse n'igihe murekuna dufite injiji z'abanyamwuga bidafise inoza by the way tuzakizwa ngiye mu ngubu tuzakizwa n'urukiko nzagenda bose mbareke mu Rwanda igihugu gendera ku mategeko no one is above of the law umuntu wese uzi koko ansebya nkaba mbitse video ziwe za live ari kumvuga nabi kandi atabifitiye gihamya ube witeguye ko tuzakizwa n'urukiko nuwasharinze zira video wese ube witeguye ko tuzajya mu rukiko mwaranutse muranyandagaza mumvuga nabi muzi ko natazagaruka mu Rwanda mu Rwanda ni igihugu cyanjye nkoresha passport y'abanyarwanda ngo urukiko rwa Las Vegas ngo ruri kwiga niba barazamweza muri South Africa ko ngo ariho yaturutse ngo akoresha ibyangwa bya South Africa ngo cyangwa bazamusubiza mu Rwanda uwari uri mu rukiko nindi ko nta numwigize abona njya mu rukiko ko nta foto nimwe ndi mu rukiko ko nta kinyamakuru ko na government yigeze impostinga ko biya mwabonye kuri noza bapostinga ari nka bino binyamakuru byano byandika ibintu bitari byambinyamwuga ninde
we wigeze aza mu rukiko akavuga ati Eric njye nandi mu rukiko bari gushinja gutya bagukatiye imyaka ini none se naturutse ubutabera bwo muri Amerika kambaze mumvishe bya gift kuko wanga amazimwe abandwa habona wanga amazimwe abandwa habona reka mbanze mbumvishe bya gift mwiyumvire mumbare mutega amatwi mube mukize muri mute mwicare mu nyumvire uyu muhungu ni wejo umusibejo bakti nanoza na mucoma mutazabana ngiye abantu batwaye mu kiko vanga Eric ngo ni umugome bice bakabanga ngo ngiye ngo uyu muhungu ngo baramusindishe ngo bamufata ku ngufu mwiyumvire ibyo we avuga hano mwiyumvire ndi hano mu Rwanda sindi no muri Amerika ngo wenda ngo namutebwa cyane agize ute mwiyumvire namwe mwiyumvire akira hold on wow nyine bari bumvisha amakuru ngo bagufunze reba Dumba yise nyandikira ari kumbaza namubwiye ko ntago mbiziho atari njye ngiye byongeyeho bro ijwi mikuru y'ivakari rya gift umwe mwumvishe mu maudi barabizi ko turi inshuti baba bashaka ngo bazi ngo bamvanemo amakuru ariko bro ngiye nabonye mbaha amakuru n'ikintu na kimwe ese ubundi ndabaha amakuru yiki hari amakuru ngiye nawe ari ikibazo dufitanye ariko baba bashaka nyine amakontenti ibintu byo kugira ngo batwike bro amusori niba wenda muri kiriya kiganiro aricyo navuze wenda cyakubangamiye amusori bro naho bino bintu bro nanjye ntabwo mbizi bano bantu sinzi ikintu baba banshakaho ariko nta muntu n'umwe nubwo yaba ameze gute wongera kuvuga ku izina ngo SEMUHUNGU mumuha amakuru ubundi se yayo makuru mucoma nawe nzamukorera live very soon ya uzamwiyame bro ramutipe mucoma ubundi uzarebe yari yabuze ikintu cyo gupostinga yari yabuze amakuru yose ko yumvishe ngo SEMUHUNGU ngibiki nibiki ahita ikintu yatekereje cya mbere Inyarwanda yanditse ngo Nafashe kamamagare gift muvanemo ibintu nk'ibyo ngibyo uramutipe mani ni fake byatare nanjye nuko nyine nashatse nyine kumuraburiza kuri interview ariko kuko nyine ntabwo narinzi ibyo bashaka kumbaza ariko nanjye SEMUHUNGU bro I'm smart ntabwo napfa gusubiza ikintu ntazi ngewe ahubwo mba ndi kwidefanda mvuga ngo no ntabwo ndi umugeye ibiki ibintu nk'ibyo ngiye gukora bizi papa ni pasiteri nibwo nkibyara bro nyine ntabwo bashaka ngo ibyo bintu nyine bakomeze babimvugaho ariko nta nubwo bashaka ngo nawe bakomeze bakuvuga ntabwo mba mbishaka ko iyo bakuvuze nanjye ndababara bro SEMUHUNGU we ntabwo bizi bro iminsi wari umaze utazi ku mihanda bro bakuvugaga cyane bashakisha amakuru bamwe bavuga amakuru atariyo bavuga ibitari byo kubera gukora amakontent bashaka views ibintu nk'ibyo ngibyo na karaka niga bita ngo ni ka disclaimer uriya disclaimer nawe yarakwibasiye bya hatari ngiye kubikurikirana bro ahubwo kasuku nawe yigeze kuvuga nabi kasuku niho wakurengeraga ntabwo ari no kukurengera iyo umuntu avuze ikintu cyose kibi kuri wowe kasuku kabisa ahita bijyamo ariko bara ba disclaimer bano ba DJIHAD bro bara batipe bro ntabwo ari inshuti zabo magara man for real na Dumba ajyanyandikira mbaza ngo SEMUHUNGU bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo njya musubiza nkamubwira simbizi mucoma gusa uburyo yamfatiranye ejo nakambaza ibintu mani bidafite shinge na rugero bro uramutipe mani n'imbwa bya hatari abashaka kumbaza ibintu byinshi ngo SEMUHUNGU ngo yagufashe ku ngufu ibyo bintu si abizi he ngewe wigeze umfata ku ngufu ibintu abashaka kunshira mani mu bintu ntazi ahubwo n'umutipe nta nubwo nari mfite na nimero yiwe mucoma yaranyandikiye kuri Instagram kuwa kabiri yari yasohoye indirimbo shasha arambya ngo nimukorera agachallenge nyine turi kubyina umunsi wundi ukurikiye arambya ngo nimuhereze
nimero yanjye naho ubone se nyamvugana nawe ndayimuhereza mu kuyimuha rero yamamagaye ejo inzi ngaramamagaye wenda ibindi ntazi mbona ahubwo amamagaye ari mu kiganiro so bro ntabwo ari njyewe man ni mucumo uri gukora bintu byose ntabwo ari njyewe wasuraga ya nanjye bro byanangaje cyane kubera yuko n'ikiganiro yakoranye na Bagti yamara avuga ngo mucoma nako ngo SEMUHUNGU he's my brother yongera navuga ngo SEMUHUNGU ngo yansabye ngo tubonane ngo ariko njyewe ngo ndatekereza ngo ndabireka urumva bro uramutipe nanjye ndikumureba ndikumwigaho neza sinzi ikintu agushakaho bro n'igihe mani nyine bari kumvisha amakuru nyine ngo wenda ngo uri muri jero ibintu nk'ibyo ngibyo mucoma icyo gihe wari muri jero nabwo yaramamagaye kuri Instagram ashaka kumvanamo amakuru nabwo ndamubwira ngiye nta kintu na kimwe nzi cya SEMUHUNGU ko kiri kumpamagara mbaza ibintu nk'ibi na Dumba nabyo ahora nyandikira mbaza amakuru ya SEMUHUNGU sinjya nyababwira nakohereza ama screenshot yose bro sinjya mbabwira ikintu cyawe cyose ni mucoma gusa ejo umva bro ukuntu bimeze sibyo umuntu wese wongera bari kumpamagara bambaza ibintu byinshi sibyo umuntu wese wongera kumpamagara ntabwo ndibwongere kwitaba umuntu nta nubwo ndibwongere kuvuga izina ryawe sibyo ya ntabwo nongera kuko ndi kubona mani byakaze ndi kubona bari kumpamagara abantu benshi gusa nyine ngewe SEMUHUNGU ntabwo ndibwongere kuvuga izina ryawe nubwo ndi kuri live nubwo nakora live yanjye nubwo najya handi ntabwo nongera kuvuga izina ryawe sibyo abantu n'abantu bavuga ibyo bashaka nanjye ndi umuntu ariko ngenda atandukanye so abo bantu bashaka kumvanamo amakuru n'ibiki simbizi njye narababwiye buri inshuti yanjye ntabwo nigeze mwihakana my brother mana we umva ngewe mbaye speechless nta nicyo mfite cyo kuvuga umva murabyiyumvi ndi kubabwira ngo ni ibintu byanditse ngo ntaho bari mwari kubyemera at least abantu 3,000 muri hano kuri noza Instagram n'abantu 300 hano kuri live ya YouTube at least murabyiyumvi ngewe nakubiswe n'inwambonye ku Nyarwanda bavuze ngo umuntu witwa Gift Soja ngo yavuze ko ngo nawe ngo bamfashe ku ngufu ndabase ibyo bivuye bahita bava ngo witwa Mucoma ngo no witwa Bagti ngo bakoze interview ngo bahamagara uno muhungu ngo avuga ngo bamufashe ku ngufu ngo kaya afite amakesi Vegas ngo guhamagara polisi murabyiyumviye ngewe ayanyoreje audio nka 200 hano mubashije wa muhungu we nagukoze iki kugira ngo ugende utsebya mu bantu murabyumviye hano byose murabyiyumviye mwabantu so ngewe rero sinzaza guza mwaimunsi ko kubona ndaza nkatukana nkagira ute nkakoma hano nkakoma hakurya hoya reka twitabaza ubutabera nono tuzareba ngiye mfite ama articles yose yo kunyarwanda bagiye banyandikaho igihe n'ama televiziyo imbaya yango ya TV wiki bikoze bite nabira abanyamakuru byose byo muri quartier bya YouTube umenye ngo ngiye ndi mu Rwanda nzemera umva nkore hasi no hejuru ariko mekingisho wako umuntu wese uri kumarabika uri kunyandigisha abanyarwanda kugira anyicira izina nzabona ubutabera haru watwitse ngo ku giti cye kuri Twitter nta mfite ibyo yavuze hariya nta hantu uzabyihakanira uzabigira ute uzabisubiramo neza turi mu rukiko yaya nzaba suing muri kunyicira izina erega nge ndi brand ubu ngubu naje mugiye kujya mu ibiraka mbamamarize brand ambassador ahubwo se hano ndabizi hari amakampani atandukanye muze ndabaha discount mbamamarize mukire ku byapa aho ngaho muzane companies zanyu tuzamamarize twe tufite account ari real apana bintu by'abagura bi fake followers umuntu akaba afite ngo 1 million
akaba atana byaza umusaruro ya account yiwe, you know. Je te jure. Anyway, so rero najya mbabwire ngo nango nari mfunzwe muri gereza ngo ngo za criminal nko mubivuga, ngiye nari ndi muri immigration proceedings. Immigration proceedings ni igihe iyo so kubisobanura mu Kinyarwanda, immigration proceedings ni igihe iyo hari any igihe ibyangombwa byawe byabaye expired, cyangwa se udafite ubwene gihugu, udafite US citizenship, ibyangombwa ufite byarangiye, cyangwa se hari amategeko wishe agenga green card. Nge sinjya mbeshya, nishe amategeko agenga green card nataramara imyaka 5 mba muri Amerika. So niko kuriho na bindi byabaye. So diru bamaye muri justice court ni nango nanzi kizagira ingaruka kuri green card yanjye nataramara imyaka 5, kuko umugabo wanjye yitabye Imana natamaze imyaka 3 tubana mu mategeko kugira ngo n'ubwene gihugu. So noneho nuza yanjye rero green card yanjye mitangira muri immigration proceedings kuburana niba nshobora kuguma muri Amerika cyangwa bashobora kunyura mu Rwanda. Ariko ninjye wisabiye gutaha mu Rwanda kuko ndi umunyarwanda, mfite passport y'u Rwanda. Abantu nkuko nabigarutseho kare, ngiye batanye kumfata amafoto ngeze Addis Abeba, abapaparazi nari nicare gute na bro from Norway nesa amapimo mwambonyemo. Nta kibazo mfitanye n'igihugu cyanjye, ndi umunyarwanda nkuko nabivuze, ndi umunyarwanda kwanjye arwaniye kino gihugu. Umva ngiye nkunda u Rwanda na gahunda za Rwanda Day zabaga muri USA ndi hanze, natwaraga y'umugabo wanjye naramukundije igihugu cyanjye. Hari amafoto mwana yabonye turi muri Rwanda Day ya 2016 akiriho. Nari namubwiye ugomba kuzamenya ururimi rw'iwacu, numva byose namutekera Kinyarwanda. Kubera iki? Nkunda u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda. Ariko umuntu wicara agashaka kwangisha abantu bro, nukuri kw'Imana nanga ari byiza. Ndagira mbabwire ngo nango ndi hejuru y'amategeko. Bira bintu bavuga byo kuvuga ngo Eric ngo yanywesha abana inzoga, ntabyo pe. N'abana ngiye nsangira nabo. Umva ni Kigali muzareba abantu bose twagiye ducinga nabo igihe cyose. Na muntu uri under 21, by the way, not even 18, under 21 nawe, no one, you know, nawe ko niko kuri. So nge bari abanyamakuru ibintu muri kwandikaho, sindaza kuza ngo mbatuke ngo mbashishimure ngo mbagire gute. No, guess what, tuzitabaza ubutabera. Yaba ari umuntu ku giti cye, sindaza kumentioninga amazina kuko amazina yabo benshi marayazi. Ngerike se ngo 2019 ngo gaheruka mu Rwanda ngo yaragaragiwe ngo n'aba bodyguard ngo ari kugenda muri za VWT ngo yarara muri za Serena Hotel ngo none ubu ngubu ngo yaje ngo nta n'umuntu agiye kumwakira. Dear, nge ndi content, umuntu ikintu caka cyose umuntu yangwa n'Imana. Ubuse simuhari hano mwese, harimo abankunda, harimo abanyanga, harimo abakunda byacitse, harimo abatazi aho bintu biva naho bijya, mugendera mu kigare. Bati mbabwije ukuri, ngewe nacyuye mu Rwanda kubera ko nisha amategeko yagenga green card. Nta byaha nkurikiranyweho, case yabayeho yari imwe kandi yarangiranye na 2020. Case yabaye abantu bashyize amafoto kuri social media murabazi. So ubu nibereye Kigali hano, abo bantu ngomba kubarega ntanishinganisha. Ejo bundi muzabibona. Ese muri kugira ngo ngewe hari umutima ndwaye? Nta mutima ndwaye rwose. Abantu bose kuko n'abasakaje amashusho y'undi nacyo ni icyaha. Ni icyaha, bakoze icyaha. Abantu bari kuvuga ngo nari nkurikiranyeho ngo icyaha ngo cyo gusindisha ngo abana ngo barankata imyaka 25. Ariko sendi iki kuryo na saving imyaka 10 cyangwa 5 kandi ari abana under age murayizi bakakure ku kid game byo sendi igiki. Ibi byose mwahereye ku mugabo wanjye kwa kumwese ko ariyo my weakness. Ariko guess what,
umwana wanzwe ni wukura mwese mwakuzwe n'isona bari bamfitiye ishyari mubonye nje nongera ndara muri Sena Hotel mwandi kurya neza reba hano look my background look read here read after me hey nyonyo na nyonyo nsomera handitse gute hey byose ni ishyari umva niyo mpamvu abantu mudashyira no turaso ku mubiri kubera iki ishyari umva so rero Imana babare no kuri abantu mwese mirwa munsi the background is amazing yango ngo ahubwo se ngarara muri Sena Hotel kangahe ngo nitume tumuteranyiriza ngo ayo kugira ngafse ko mutari kunyanyiza shamwangure champagne ni cyaka kiranye cyo kwinywera amazi mubase mungure champagne bambi busaba inshuti ze sha anyway mbabwire guys ndabize benshi mwaje muvuga ati Eric araza gutukana Eric araza kugira ute araza gukoma abantu hoya reka tuzitabaza ubutabera bundenganura nshaka ko bazaza bafite izo proof zo kuvanga Eric arafite byangombwa byakoreshaga South Africa ngo bibaza aho bamwohereza n'uwari uri mu rukiko ubwo ngo azaza atange abo mutanga buhamya kuko nge sinzatanga imbabazi kuko nanjye nta mbabazi bangiriye igihe bari kunyicira izina nk'ubu nk'abantu bari gutegura kumakazi wenda ku seriveri ugende yoga ko kwamamaza ko kuba mutowa guide abaza bate so umuntu yo nguyu azafata abakiriya gute niba akurikiranywe ibyo bintu bimeze gutyo kubera iki muri kunyangiriza izina so nanjye rero nitujya mu byo kugira kwiyambaza ubutabera nta mbabazi nzabaha harimo abatukanaga nagiriye inama nyumi inyituranyo banyituye murabizi sha it's okay anyway so no kuri reka mbabwire ngo Imana ni nziza kandi Imana irankunda turimize neza hano ari maze umwaka ndiko fighting a case yanjye ya immigration kugira ndebe ko bama asylum kuko ubundi narinjiye muri Amerika natari refugee ariko umuro yaramira ngo bashaka ngo ndi eligible yo kubona asylum yo kuguma muri Amerika so reka mbabwire rero icyo mutazi iyo winjiye muri Amerika waraje uri supported atari government kuzanye nta chance ufite zo kuguma muri Amerika no totally different ntango byakwemera so icyambere ngewe Eric ninje nyine kuri fiance visa urumva noneho twagiye muri immigration ubu byose ntango nari kubabwira ko kambanyuremo gake twagiye muri immigration baravuga Eric kuvaza muri Amerika umaze kujya mu Rwanda mu gihugu cyawe kangahe ndabyo tumaze kujyayo inshuro ebyiri mu nshuro ebyiri iyambere wagiyeyo umara gihe kingana gute amezi abiri okay amezi abiri okay inshuro ya kabiri namazemo igihe cy'ukwezi okay so no kuvuga ngo ni ryari wagiyeyo ndabyo yatangiye 2016 mbwa wanje akiriho 2013 mu kwa 12 kugeza 2017 mu kwa mbere amezi abiri mu kwa kabiri okay noneho baravuga ati hari ikintu cyakubayeho kugira ngo baguha asylum nuko abantu babanza bakabeshya ati government yaradutocarinze baradukubise batugize gute barambaza hari ikintu cyakubayeho ugiye wari uriyo hari urwego na rumwe rwa leta rwigeze rugukorera hari urwego rwa rumwe rwigeze rugukomeretsa mu Rwanda mu gihugu cyane bati hoya okay mbere yuko uza muri Amerika hari ikintu kigeze kikuba hari umuntu ugize kugira nabi kubera uriwe cyangwa bakagukomeretsa cyangwa kugira ute atari umuturage usanzwe inzego za government iyo bavuze inzego za government ni any law enforcement tabati hoya okay baravuga ati okay umugabo we yarapfuye ni mukiri kumwe kandi nubwo uri umugay activist mu Rwanda nta tegeko rihana aba homosexuel ati yes ndabyemera ibyo byose nta numwe wari ubizi ni kugira ngo mbahumure injiji zose zababwiye ibintu mutazi ahantu nari ndi mumenye at least ahantu nari ndi guys muve mu noza muve mu rujiji ubwo ndi kubabwira ibyo muri immigration Eric okay mu mezi abiri nta kintu cyakubayeho yego muri ubwo mbere yuko winjira muri Amerika sari kigeze kikubaho hoya okay nanguri eligible ya
convention against torture kuko nese nari kubeshya nta kintu cyambayeho nta muntu ngewe wa government urangira nabi habe n'umukuru defense urankobeza hinkoni ndarengana hano mu Rwanda ndarengana. Okay, no barangije aravuga okay, so you are not eligible. Kandi no kwera deal na narafashe muri Justice Court kubera zira video mwasakaje muri 2020 ntango nza kubivugaho cyane ibyize zira video kuko murabizi byose. Baravuga ati okay ntango eligible for asylum. Daje ubwo mbingira ute mbiva mbwira umuntu uzati ngiye ntango nshaka gukora piro nshaka kwitahira mu gihugu cyane. Dia nari mfite passport zino nshyashya nagiye ndayitira ndategereza paka aribwo natashye mu Rwanda. So rero abantu mwicara mu kansebya ngo ubuzima bwaranze ngagiye kuba imbobo bagiye kugira ute nese mbere ngiye nacuruje karito bro ngiye nabayeho ubuzima mwe mutumba mutabona njya nishara hano nkishimagira ngiye nacuruje karito Nyabugogo nacuruje itabi kandi mva mu muryango wifashije ariko nadakoresha ibiyobyabwenge ari kugira mbeho ni surviving. So rero no kuba ndi hano mu Rwanda surviving kuko I'm a very lovable guy ndakunzwe abantu mu nyanga ni mbarwa ngiye ndagira hano muri banki bakanyakira neza ba service bankajya hara muri restaurant bakanyakira Erike Semuhungu ngiye natikanagira kuko nziko ku buryo usiko kuri umwera nta kintu wishinja ku mutima nta kintu wa. So ubwo rero abantu mwirwa mumvuga nabi no kuri Imana bababare ndabona abantu 3,000 kuri Instagram mukomerezaho abandi mu network tameze neza mujye kuri YouTube amazina ni Erike Semuhungu turi live kuri YouTube ushaka kubirebera kuri televiziyo yawe banditsemo Erike Semuhungu munaveho mukoze subscribe kuri YouTube mugura ama badge hano icyaka cyanje ndashaka champagne mugure shangazi champagne mwabagore mwe sivyo ni ibiki banyarwanda. Anyway, so ngena abantu bose bafite ikibazo Imana bababarire guys nkuko mnayabwiye umuntu yangwa n'Imana ariko sineze gucika amazi nge nzagumana class yanjye ngumane level yanjye sinzaza cika amazi ngo mumbone ndi kubika inyamakuru byo muri quartier ngo kuma interview kare never and ever sineze uburyo shyari zakomeze ribashengure nango mva ndibashengure ndimuteze kumbona nandagaye hariya kare nzagumana class yanjye. So rero ibindi by'abantu bari kuvuga bansebye bagira ute nukubeshya ngiye ibyo mbabwije ukuri nibyo byanjye narindi muri immigration proceedings na byankurikiranye byo gufata abana ku ngufu n'abana niyize nsindisha na case ya 2020 y'ibyabaye 2018 yari umushuti wanjye kandi naje ndambisaba imbabazi ibintu byabaye abantu basakaje ari amafoto n'amavideo murabazi reka nabavugeyo kugira ngo bicare banabizi nubwo ngiye nagezaho ngiye I forgive but I don't forget. Umuntu asakaje ari amafoto yitwa Akatiye Gihozo ubu ngubu no mu transgender yise Cadette Gihozo undi muntu uwo Cadette twapfuye ibintu by'amashyari abanyarwanda n'amashyari hari abantu bagira amashyari amafoto n'amavideo niwe umuntu wari uyafite abihande abihashadibu Babazi Shadia yashakaza ayo mavideo n'amafoto ahantu hose. Undi muntu yari Jihad ariwe uzabakiriho Cyprien ngiye nageze aho ndanababarira kuko nanzi ko ngiye bino bintu byanarangiye n'ibiki duhura ama space tugaseka tukagira ute. I forgive but I don't forget. Babazi Shadi ariwe Shadibu niwe wafashe ama video murabyibuka yashyira kuri Snapchat kira n'icyaha nawe yakoze right no muri Justice Court mfite ama screenshot yiwe bakoresheje baza kundeka muri Justice Court. So nimwicare ubwo ngubwo igihe nikizagira namwe nozi bagireho justice. Je te jure abo bantu batatu nibo bagize ute bagize ayo manuza. Anyway byari byaranarangiye pe byari byararangiye ariko ngiye deal bamaye muri nuza muri immigration nango nari nzi ko izagira ute is affecting my green card nyuma y'imyaka 3 ariko mu kwa gatanu mwabonye
nagiye nka buri mukabona sindi kugaragara naye ndi kurwana case ya immigration apana criminal justice birabya byarangiranye na 2020 ikambabwiye nabakurugutura mu matwi iyo nza kumenya ko immigration izanye ishobora kunyaka green card yanjye ntabwo nari kugura imodoka nshyashya 2022 murabikanye ngiye ngura brand new Chrysler 300 nanga 2020 as down payment. How many of you mutanga amafaranga ana gutyo for down payment? Bro no isubiri he. Sigara nisha payment kandi natanze 2020 as down payment. 2022 brand new car. No isubwo ngo nari kubanza koko mfite case negereje nkagura imodoka nshyashya nziko ari yiki. Think about it. At least yari amazina yanjye nibiki sinkodesha nyungura genda ukira amazina yawe ngiye mwayibona brand new zero mileage atabyani byo kubanga iki iriya modoka yari class ihagaze 30 natanze $20,000 as down payment. Barayitwaye bro, barayitwaye busiri kweri iki. Anyway, can check kuko it's too much bro, it's too much. Gusa najyamba bwire ngo umuntu wese wicara concept please shirizina ryanjye hasi kuko narabaretse bambe murabizi ubundi ndashishirana nkatukana nkashirika n'isoni nkagira nge nawe ninye Imana yonyine nge ndasenga murabizi ndasenga nkunda Imana. Yes nubwo ndi homosexual ariko ntibimbuza ko gukunda abantu uje unyiyambaje nkufasha natrebye icyuri bangahe na feedinze muri COVID-19 ikiza cya mobile money nge nakoreshaga mobile money ndi muri Amerika bangahe nuza list yari ndende ikiza cyabyo bikari history nanga byagenda usiba bangahe nafashe nkoresheje za word limit benshi nawe n'igihe twaraga amajoro dutanga amafaranga 3 kugeza nubwo twagiraga tukagira ute ibyari byo byose Princess Flora ibyari byose ayibuka uzi ubwenge arabyumva ayewesha nango na soma this biri kwirukanka message kwirukanka kubera muri kwandika muri benshi umva jotoshir abantu bagiye mfasha ni benshi so nanjye rero nango nzaburara this ngo nango nzaburara kuko yugira umutima ufasha ukagira umutima ukunda abantu barakugira abantu numvishe ngo ngagiye kuza ngo Kigali ngo ubundi ngo ngisimwote ngagiye kujya ngo kurya inkoko zi Madrid ndagira nongere mwibutsa abantu abariyo nabo nabantu you know ngese mbarushiki erega nanjye ndi umuntu nk'abandi havuyeho ko ndi public figure cyangwa nzwi na benshi nibiki at the end of the day nanjye ndi umuntu nkamwe guys kandi mva amaraso nkayo mu nese ndigiki nabwi ubuzima naciyemo nyine nacuruje karito ncuruza amatabi ncuruza amashokora n'amaki Imana imindurira ubuzima narindaga imodoka South Africa narebabwiye nkora kagadi iruhura genda rashirira umugabo wanjye twahuye nagiye muri gay pride cyo gihe nabeshye ngo ndarwaye sinza gukora ariko nshaka kuruhuka nkajya guserebura nk'abandi cyo gihe niho nahuye n'umugabo wanjye South Africa. So ubwo ibyo byose ni jani yo nagiye nyuramo ngiye Amerika nayirose ndi gusenga 2013 nyine muri Uganda zari inzozi zo kuzajya at least zari inzozi nageze you know. So rero ndagira ngo mbabwire ngo guys shamureke gusebanya twese turi abantu uyu munsi ninjye ejo ni wowe. So Imana babari abantu mwese murirwa munsebya ndi hano nango naje nihishe nkuko nabwete amafoto ya mbere ngewe amafoto ya mbere ya bayamfashe ndi ndi kuri airport ya Addis Ababa. Hari umuntu twahuriye ngeze Serena ndi gukora check in arambwira mbwiye ati naje Rocky nta muntu biza byango kare ati amafoto yawe nayabonye kare ngo abantu bari ku kibuga cy'indege ahantu samwe ngo nango nari zare ko anyereka mbona umupira w'imbeho nambaye gutya n'icyahantu dutegereje indege mbona ni ngewe hanzwe anyereka dutegereje indege isahe i Kigali aho Addis Ababa. Ndabaza hashize amasanga ndabandago
noneho nigengeze kuri airport Kanombe njyaho namnesha naho wari kumbona ko ngene neshakiye kwizira Loki umva sinagiye kora nkabona from nowhere nageze mu rugo munesire na hotel nsanga amafoto n'amafoto SEMUHUNGU ako abantu baransuje hariya kuri airport bite wageze hano gute ko tutabimenye kuko wari warabuze amakuru iminsi myinshi ariko nta muntu nigeze mbona mfoto Jotojire nahise numva Eric yagejeje mu Rwanda Eric bamudeportinze Eric bamugize gute guys ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda kuba ndi hano mu Rwanda se hari igikuba cyacitse nagiye gushaka ubuzima kandi ubuzima narabushatse hari icyo nagezeho kandi baravuga ngo gira neza wigendere urukundo ruta byose so rero ndagira ngo nshimire abantu bose twabanye abantu wese mu nkunda no kuri thank you very much hari abantu babaye muri Amerika imyaka n'imyaniko dia badafite icyangombwa at least ngiye nagezeyo nivere judge wa immigration amamagara a native and citizen of Rwanda and a lawful permanent of resident of Rwanda even ubwo kwa amategeko yagenga green card nishe bakaba baravuze ngo ngomba gutaha kwa ko natashobora gutsindira asylum ituma ngo nshobora kuguma muri Amerika kuko baravata ufite umubyeyi w'umunyamerika hoya ufite abana b'abanyamerika ndati hoya okay igihugu turukamo n'ubwo homosexual nango ukiri kumwe n'umugabo wawe yitabye Imana ugomba gusubira mu gihugu cyawe ko nta tegeko rihana aba homosexual riri mu Rwanda uko bari abantu baba bari smart bro bagenda bagasoma amategeko basoma bill za government za parliament bakareba bati wabaga muri Uganda ni gitegeko niho riri ariko nabwe ne gihugu bwa Uganda ufite so twakoreza muri Uganda ko suri umunya Uganda tugomba koreza he mu Rwanda mu gihugu cyawe so nibwo nabwiye umuroya ase ndikuburana ikibintu ndekanitahe abantu kuburana zatsinda hell no bara baroya rero nabo nabajura umara kumuha amafaranga ntiyongera kukwireka agenda akikorera ibyiwe wabambwiye akandika BCDEF akana umva noneho yagiye amfangira kesi avanga igihe umugabo yanjye yitaye Imana avanga ibinafenda bati noneho yanyigiragaho umva ndabati this too much ngomba kuva hano hata ego kumva ngo mugeze ariko mu 3 ariko nange namwicaye anyway so rero Instagram yanjye iriho ngi murayibona ikintu nari narasibye cyonyine ni Twitter nagize deactivated other than that yes nagiruse mu Rwanda nyine of course ariko ibyo bamvugaho sibyo ngerike bino ngerike biriya guys abantu mwiza amategeko cy'abantu muri Amerika ni gute Amerika ikofaringa ngo tugucyuri wanyu uremera gutaha iwanyu cyangwa tugufunga imyaka 25 uri giki baragufunga iyo myaka 25 straight ukayirangiza ni wawe hamwe nicyo cya straight imyaka 25 ukayirangiza wamara kwirangiza bakagushyira muri immigration proceedings yo kugucyuri wanyu niba mutarimo nabizi anyway mwatumye mfata noza deal kubera amafoto n'ibiki mwankoreye cyane mu byamamaza hari muri state of Nevada naburaga na state of Nevada 2020 harimo amazina ya Cadette Gihozo na Shadip Ojade we nanga arimo ko nango bari bamuza ariko amafoto ya noza y'ibintu noza yoherezaga birimo hari ya Shadip ariko burya Imana ihorihoza ugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere kandekera so ndagira ngo nshimire abantu mwese rero 2,800 mwari hano 3,000 YouTube ndabona muriho kadufata umwanya ibibazo nka 5 ubundi mbareke ikintu ndi kurwanya impamvu nakoze zino live gutye ebyiri no kurwanya karakavuyo kaba YouTuber buri kanya ngo interview ibinyamakuru byose interview muzakomeze munyanikeho ibyo mushaka ngenda babwiye ngo tuzakizwa n'urukiko umuntu wese uzi koko yanyanditse hansebya tuzitabaza urukiko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda pe so ubwo rero ufite question ashobora kumbaza ubundi Eric inzu inzu yanjye ngo barayitwaye bambwe inzu yari yawe ngo cyangwa government rayitwaye nese kambabaza
inzu yanjye na government bihurira ngamumbare mumbwire nakore iki government kugira inzu yanjye tware government tware inzu yanjye nakore iki government inzu ego amabaje ndabona imvura iri kugwa ese we nango munyaza kungura champagne umva secretary yani mirange yanuza ya mobile money ni kangaye mfite imirange ya mobile money hako n'wahita mutangira kumamagara uko ndi Kigali mva ndabiyamye nibo siko tari inshuti imbere notangiye kujuza umumagaro mbuza amahoro mumbabarire tsara kutaramira yego se by the way kababwira kuko sometime yaje duchatinga hano ukagira ngo turaziranye cyane so haro duhura yese ngakumenya iyo twaganire cyane ariko niba natakwibuka bambi ni duhura by'unsuhuza turike bit nkuko mudisi muzamukansuza yes erike bit ni nsuhuze nanjye nsuhuze nari ni duhura na turi kufatana ikirahure ya dufata ikirahure nari nta mutima mu bintu you know ariko utazancaho ngo ubundi ubibyimbiremo mutima ngerike ngo daranyi aranyirengagije anyway so ego Kumwana umva sasa rero ikindi nagira mbabwire ngiri se ugira ababyeyi babiri bose bari hohoya mfite mama wenyine dizi mama na papa ngira ngo gira muduhe namba yawe ya mama watinza yego Kumwana umva nime ya mama ndazakora inbox kuko mushobora kuhita mugira mushobora kumamagara muri live yanjye Yarakaye tangira igacika ahubwo cash app mushyira amafaranga cash app mushyira amafaranga kuri cash app nerike SEMUHUNGU bifatanye zere yanjye ni wasemungu@gmail.com wasemungu@gmail.com word limit ria ubundi address ni Kigali nese na buryo wasubirayo nuvuga ngo ubu nguri muri Amerika rero ikintu mutazi hari kibazo impamvu nubwo umuntu akibona na chances hari kibazo cya immigration crisis hari abimukira benshi bari kujabuka imipaka ya Mexique bavuye mu bihugu bya kure bakinjira muri Amerika 100,000 binjira ahitwa Eagle Pass Texas abinjira Yuma Arizona abinjira California abinjire yo za Otamesa umva hari ikibazo cy'abanuza benshi so kugira ngo upfe gutsinda immigration ntibibaho immigration ni ukuvanga immigration ni government ariyo federal noneho state ya state babitandukanye na federal ariko abantu baraza bakababeshya nta numuzeho biva nta nuziyo bijya so niba kababeshya like abantu babizine so true the immigration crisis is crazy yeah harimo ingabira tristarabis umva nta munsi batavuga ikibazo nk'ubwo bari kwirikana secretary of department of homeland security yitwa Alejandro Mayorkas so anyway cyane byinshi guys ni byinshi gusa nagira ngo nkureho urujijo rw'abantu bavuga ati Eric yakurikiranywe ibyaha byo gufata ngabana ku ngufu na nshuti by the way na n'umuntu ngiye turakorana na sex ya turaforinga na lava atarangije imyaka 21 so ibindi rero byose na amagambo no kubeshya na muntu z'ukuri ni kwa kundi babeshya none se reka mbabaza uwari uri muri immigration cyangwa se not even immigration wari muri justice court ninde ra ko uzi ko ibintu by'urukiko rwa immigration bera mu muhezo dia barakubaza ngo confirminga ko uyu muntu wemeye ko yumva ibiri kuvugirwa hano niba utabyemeye bahita bamusohora jotoje asura to God kwa ko ngo any case very sensitive kwa ko kuvuga ngo umuntu bagiye kumukira mukure mu gihugu bro na ngiye kongera gushyeka dangiye nabyo gushya ibintu byo gutika se umva ibisanzwe ntabwo anyway so ikintu mutazi nta numwe waruzi ngo tuguye kuri Jihad ndamuvuga iki Jihad ko azukuri Imana yonyine izamwihembe nge nta kintu you know nta muntu ndaza gutukano nta muntu ndaza gukoma kasuku naramwandikiraga gerega nakoreshaga telefone hano narindi nakoreshaga telefone hapo ikintu takoreshaga ni social media harazese uyu nguyu boss kandi twavuganaga video call Dekati twavuganye video call ngo yigeze kushyira ifoto twavuganye Fafa Party twavuganye video call Fafa Party Time BC twavuganye video call Young TJ twavuganye video call hano nindi nakoreshaga telefone imeze neza rwose nese mwana baramarangwe umva
nari meze neza yeah, I was doing good chatting mfite na nimero de telefone ariko ikintu atari nemerewe gukoresha ni social media bino bya Instagram na bya numvaga n'indirimbo nimviraga indirimbo za DFCD nimvaga indirimbo za Keniso nari indirimbo numvaga buri kiruga cyangwa amafaranga ukabyumva you know. So rero ibyo ababeshya akabashuka bakabakaranga is not true guys. Nimukajye mugendera mu bigara abantu bakaza bakagira ute na Ali nawe twaravuganye video call by the way na Ali twaravuganye yes and ndafaka gufata umwanya nshimira umuntu wese wahangayitse akahangayikishwa n'ubuzima bwanjye ashaka kumenya Eric bimeze bite bimeze gute you know. Nukuri mwarakoze ndabakunda message ni nyisha nubwo mfite message ibihumbi n'ibihumbagize calls abiki ariko nagira mbanze nduke mu mutwe nuze dahari tuzadukubetana hano muri shiro muteto muri twe haya mini mwita ko shiro muteto tuzadukubetana muri shiro muteto ubose nizama magaze kumanda mu nyimeri ifite ibintu byanyu mwigize niko Eric SEMUHUNGU, how are you? Clinton and some fine bambi niko. So ibindi byose shabara babeshya nimukumve baramabwira abantu y'ibintu bavuga kabisa. Nta numwe uzi exactly what I was going through. Ariko meze neza bambi nta muntu wigiza mohoteranga nga nkubite cyangwa agira ute no one bamshana bambeshya. Anyway, so ibindi rero byose Eric ngo bamutware kumufunga bamugira ute Rwanda n'igihugu kigendera ku mategeko ntacyo nakoze mu Rwanda ngo nari nkurikiranywe ngo Eric ariko Kasuku yanwikiragaho nkamubwira ati wa muhungu we ibintu ukora nanga ari byiza wa mwana w'umuhungu we naragufashije baragushimitse bakugira ute ndakuvuganira Kasuku na mo blessing yongegera y'urutwe rubi ariko niwe bari mu bantu ba mbere kuvuga ngo banjyanye magerage namwe yase Kasuku natagutumye ngo nwikire nge ndi content ngo bro ngo mba ndi gutwika ngo ndabiza ahantu uri nibiki bura nda nkabihore abandi kuri Twitter Eric imitungo ye barayimutwaye noneho ndagira ndabaza ngo imitungo barayimutwaye imodoka amininzo barayitwaye nese unicaye hanze na usase na nkurigese nkaraba iwe banabaranga baburira n'agaciro anyway. So thank you very much. Naringiye nabagwe ndafata ibibazo bitanu ubundi bide tugenda. You are lying. Uri ko ngo you are lying naza babwira ukuri. Anyway, very Twitter anyway, so rero Twitter yanjye umva Twitter yanjye ni Eric SEMUHUNGU hariho K harangira kuri Eric ni CK mugene mukore follow kuri Twitter yanjye ko yo ni nshyashya nakoze nahinduye username ni account yanjye ni nari mfite murayibona ya create inzwe 2013 ni za kera. So indi ya mbere y'ibihumbi almost 20 kwa ko natinze kuri restoring ngegaruke nayisiba deactivated nango yigize basa suspended ahubwo yabaye deactivated nashatse kuri restoring ngegaruke ngo byemeye. So ndagira nshimira abantu wese twabanye yaba ari kuri YouTube yaba ari kuri Instagram hamwese ndabashimira no kuri Imana baho umugisha. Thank you. Na Willy sorry ngo nawe ngo nari nziko kari inshuti yanjye nagiye kubona amangare kunshumika ngo namaranga mutima yanyu ngo nyeneye ngo Eric icyo gihe yari ikinyamakuru yari televiziyo yitwa gute we hari televiziyo yageze kunyandikaho ngo Eric ngo biravugwa ko ngo agiye kwezwa mu Rwanda aho yari televiziyo yitwa gute ya televiziyo y'ibintu wafashe ukakotinga yitwa gute Willy ndakubonye hano ya televiziyo yitwa gute ngo namaranga mutima yanyu nshaka ngo nta muntu nshaka ngiyagire nabura narumye. Anyway umuntu yangwa n'Imana guys aba celebrities inbox turi kuganira turi we are happy to see you ugaruka abahanzi b'inshuti zanjye abanyamakuru bankunda baki abantu bose bambisha nabonye messages na support from all over the corners kabisa. So thank you very much. Uri sera nchumitse namubonye hano
bambi nanje sinakuboroka cyangwa ngo tuke umva Imana yonyine umva ndabashimira abantu mwese no kuri mwagize umutima na support yo redivine mana divine la patrona. God bless you. Dekate Babarao, oh my god, Dekate Babarao uri mfura y'u Rwanda. Dekate Babarao, God bless you nukuri. Dekate, thank you. Umva bro, sinzi icyo nakora nakwifuriza gusa nkwifurije, oh my god, to be more success, to be more rich, more money, more life, more everything, bro. Anything you need in this world, I pray to God to be granted to you, bro. For real, thank you. Thank you not to let me down. Thank you not to support all those guys who have been there trying to put me down. No kuri Imana iguha umugisha, no kuri Dekate uri umugabo pe. Ngiye nkunda umugabo nkanga imbwa pe. Uri umugabo Imana iguha umugisha, bro. Anyway, so nandi mwese ndabashimiye abantu mwese bahangayitse. Ora umwana wo muri Canada witwa umwana wa ministry this karakana umva karahangayitse. Ani gihe nafata telefone ngasanga ari gihe nacha umva sembasetse mba story. So ari gihe najya kwa accessinga telefone yanjye isanzwe, noneho najya kwicana ngasanga hari umwana wanze ku giving up on me. Umwana yitwa umwana wa ministry Jordi mana Jordi ari hano na Jordi hano. Jordi, my goodness, I love you, bro. I will call you, by the way. I saw you try to call me anytime. Oh my god. Uyu mwana hagira muri code ngira kano ka message. Jordi, thank you very much. Thank you. Oh my god. Karakana ka making sure ko dushobora kuvugana na Boskani, ka creating account zo dushobora kuvuganiraho. Oh my god. Sha. Thank you, man. Urajo dramwana this umwana wa ministry aka Jordi. No kuri this Jordi Sisinyo. Umva. I want to say thank you, So anyway, so ngira ngo rero ndabana na ibibazo bihari. Ndashimira abantu bose, my family have been there, my sister, my mom. Nukuri, I really appreciated Nukuri, my cousins, my real sister, my aunties, Lidivine la patrone. Wewe kasuku na jambo ufite hano rwose, Imana ikubabarire. Nawe wigaye, bro. Hauze gatungo aruje no kumfungura GoFound se ndi kimuga. Ariko Yesu we. I love you too, sister Lidivine la patrone. Thank you, ma'am. Nico, Kasu. Bro, ukuna abantu bigeze kurwanira nkagira ute tugafatanya mu gufasha abantu tukagira ute. None nawe wari mu bantu barimo kunwika, ariko sha nukuri Kasu aho uri wigaye, bro. Uribuka ko nakwandikiye message bisanzwe ahantu nari ndi muri bya immigration, narakwandikiye, bro. Gusa Imana ikubabarire ko udashimiye Boskani. Boskani namushimiye guhera kare, ntabwo wabyumvise. Boskani nawe twaravuganaga. Boskani yari hariya ngo bakubita amagodi ngo kuri nose. Ndumva nshaka ko uncumikira Kasuku niwe yagucumitse kurusha iwawe yari nama oya ntango ndamucyurira ko yaje ngo nkamugaburira iwanjye. Ibyo byaba ari ubutwa, ntango iwacu ari uko tumeze. Abashyitsi n'umugisha. Ya Kasuku yaje wanjye ndamwakira, naryamuha icyumba aragira icyumba. Nango kubona ibintu bamucomana, abandi bose bamvugaga bakanuka ngo nabe yavayo ngamvugire. So uri ikigwari pe, Imana ikubabarire. Uri ikigwari Kasu. Ndakugaye, you are not my friend anymore. Kandi igihe wagiye muri ibintu bya sober living warahindutse, bro. Ugaruka bwa nyuma tuvugana uva uri kuri airport inoza muri noza. Reka nkwibutse, I'm sorry kutubwira bintu ariko birambabaje, bro. Kankumbi kubwira wowe nushaka kundakire n'ubundi warancumitse urangije urabeshya ngo warimo kugira ute, warimo kunwikira, bro.
wambuje amahoro angana ute uri Frankfurt kuri airport uva Kigali ugaruka muri Arizona uri kuri airport ya Frankfurt please reke cash me up bro inzara iranyishe nshagura baga hano ngira impuhwe zanjye umva abantu nagiye mfasha nibo bagiye bancumika nibo bagiye bagira bro bwanyuma tuvugana na Kasu cyo gimba yaravuze ngo mwereze amafaranga anya ko se mwege muzamufata ama trip mugenda I Kigali mugaruka na 5 mufite mu nibyo najya nkabasuzugura muri ngege ni gutupanga trip ukagaruka na n'icyo cya 5 ufite amafaranga manamuheje yari kuri airport inzara yamukubite kuri airport seho namukashingiye hapo ariko bro reba Kasuku yagezaho ahitajya ibintu bya sober living bro namuhamagara wenda hari nk'akantu cyaka kumubaza bro ntiyita ndamuyatse se aho se Kasuku wowe nawe uri mu Caritas umuntu twabanye noneho wagiye mu bintu bya sober living ni ibintu byo muri Arizona babahabwa amafaranga rero wanamaye 200 Hari nige nawe mubwiraga disi ndi kwikina wese ko nawe mfite akazi bimeze neza bro akava ngumva ngo uretse nongere ngo hamagara ahita agenda kabura cyo nibwo nicaye menya abantu neza anyway that's so crazy Kasu sha nango nabaye ngo ngutuke ngo gira ute anyway umuntu yangwa n'Imana guys Kasuku se it's okay nabatanye Kasuku baranyandagaje hari ikinyamakuru hari kitwa gute naba wiri so reka kwandika muri comment ngira ikinyamakuru bafashe ibintu ga quoting cyangwa mbikuzanire mbigusomere hano mbifite ku mapro nge najyaga muri library nka printing ibi byose nabyandikiye abantu narindi se nari mfite access kuri computer nari mfite access ku ma tablet n'ibiki ariko udashobora kugira ute guhamagara wone texting ukagira ukanavuga video call ariko udashobora gukoresha za YouTube za Facebook ibintu nabo byari byemerewe ariko se abantu bose kuko mu kwandika inzu nese kumwavuze so government barayitwaye nese government yarayitwaye ragaruka aho ni mucumbiki niko ni mucumbiki izo ako shamukunda imitungo mana ari mu bintu byanyu ko mwavuze se ngo barayitwaye Godfather yavuze ngo erika cyuyu munyu Godfather nawe umwanya umwe yaramvugiraga undi mwanya kancumika kandi ngo yari inshuti yanjye Godfather Yese uko Godfather muza hinduka nk'ikirere nyine bari kwitwikira kinyamakuru cya Kasuku rwose niwe wabinyeretse uko kuri Kasuku se uba wibeshya anyway umva rero ikintu mubana abantu bari kunziza ngo nuko nabimye ama interview this anyway sha it's okay SEMUHUNGU nshaka business ushinga muri ayo mafaranga umanukanye live mu kwisobanura ubuzi icyo uvuga wakuvuga iki subunde Niko anyway mama champagne umwana wa ministry nabo ushatse ndakubura muhungu wanyu umwana wa ministry ako this nandi gushimira this umvana warasumye njya ina emotion ngiye kurira ngoma kumanuka kazi kigarukaza hano tukarya show rero kirumanuke samirashe yo mama we anyway nari gushimira this kono you have been there for me umva umwana je nababwiye guys it's not a joke hagina ajya ku accessinga telefone yanjye telefone isanzwe nayicana nyine aba office aba immigration officer bashinzwe kugira ugiye gufata mu yenda nka contact zo muntu runaka cyangwa umva nacana na telefone isisona akabantu bari ko babaje ku texting abantu ngo baguhamagana bati hoya bami uyu mwana ibwo navuze this uyu mwana he's a true fan, he's a true friend. Uyu mwana Jordi Fram umva nagize emotion ndarira rimwe kwera Jordi nadashobora kwitaba ngo atriste muvugire ariko nyuma this Imana irabikora sazatangira turachatinga umva ibaze ariko from nowhere ugacana telefone umuntu akahita guhamagara karita sinakwereka ngo uyu muntu ari live just umuntu agagerageza gutyo bigahurirana nese ba this there is like strong connection yari rimo hagati yanjye na Jordi ni umuntu twakunda gukorezanya ama streaker kuri live ya Zanoza ariko this ndiano noneho ngubo you know rero ndajyanza ama company muduhakazi
I'm hard working. Nari manager muri Dunkin Donuts, assistant manager muri Dunkin Donuts. Murabyuka bagiye kuma branch yanjye haburaga gato. Rero byose bipfuye ubusa. Kelly Escobar yaraje mu rukiko rwa immigration please reka mbariko namuwe mu bintu bya immigration bro na maranga mutima kare umva law ni law. So rero guys, so ndashimira abantu mwese DC message ni nyinshi na WhatsApp ndiho nimara gushyira WhatsApp mwe ndaza kuha namba yanjye ariko nuza WhatsApp yanjye kwigira bikanga. I don't know why sinze ngara amakode ngomba gushyiramo ariko ndi kuri Telegram ndi kuzindi imboga zose hawi nuza yananiye kwinjiramo ni TikTok imbaye yaravuye sinzi ukuntu byagenze. Anyway, ibindi rero n'ubujya byaba ari ubujajwe birenze ibi birabinyamakuru ibintu byandika nabivuzeho n'abaprengiye audio ya noza ya gift uriya bakoresheje muri noza mwamwumvisha ibintu yavuze byose birabintu byose byari ubujajwe. So rero ibindi birenze ibyo no kubabeshya. So kanicara no hasi close nsome fate message zanyu fate izo kuri YouTube. Muri kuri YouTube mwandike English please yo Luciana ego kuri YouTube abantu benshi ngo please English we are just talking with I am talking with my friends about ubonye ukuntu none seriko ubonye nkundi mugabo USA wasubirayo. By the way ibya USA kambasobanira USA nango DJ nawe ndisi damusuhuje DJ muhungu wanjye sava amakuru umva hari ikibazo kiza hano kuri YouTube witwa Mureke Soni Emerine arabajije kuri YouTube ati none seriko ubonye ukuntu ubonye nkundi mugabo USA wasubirayo. No. The cat in the house umuhungu wanjye the cat waragiye gutuma ndira kare mu mwanya nari ndi gusobanura ukuntu uri imfura uri umugabo bro. God bless you bro. Thank you not let me down. Umva hari umuntu baje ikibazo ngerike ngo ubonye umugabo muri yose wasubirayo. So nukuvuga ngo iyo bakwirukanye muri Amerika cyangwa se bavuze ngo wishe amategeko agenga ko harakora law amategeko agenga green card se cyangwa agenga asylum na July wajelaye agenga green card. Hold on. What the hell? Sorry. Yego concepting abantu live na yeme obireme. Yo! Oh my god, nanyuze ngo biranze nangiye kurira. Without ipusi kumbuga. Narize amajoro atakiringana man. I know. Oh my god. Nararize bamfata nk'ikigoryi bagira gute nabwo ati bro. Muvuga ibintu mutazi Eric ndamuzi nzi umutima we. Urabona hari kuna abantu bataza abantu urumva behind the scene. Bakabona zino facade we put on dushyira kuri nyine kuri social media n'ibiki byose. They don't know ntago bazi umuntu wari we. Exactly. Benshi. Yeah. Twakoze ama space nimo nkayizamo ari urimo kudefana ngenyine. Yo. Abantu bakakuvugana n'iki cyose navuga ati ibi kuki Eric kiri hano mutamuvuze nabi. I know. Kuki akiri hano mutigeze ibyo bintu byo mubivuga. Mukabona agiye akadubwo munye kubivuga. Ngwengwe urashyigikira umuntu ukoze ibyanka ibi ngibi. By the way sinzi niba babivuze ngiye kambyivugire. Eric ntiyigeze akatirwa icyaha na kimwe. Eric yabaye umwere mu rukiko. Naribo byinshi nyinshi ntibabyumva. Benshi bategereje ngo uzataha ngo mise gushye n'ibiki. Uje mu gihugu cyawe uri umunyarwanda. True. Kandi turakwishimiye kuza aho uri hose. Urumva? Yego. Man, wabonye zanzire zo kunyarwanda nimba inyarwanda nibi zanzire bro nujyo hari abantu bumvize ni nyarwanda igihe. Bariya muri 24 bataye igihe. I know. Ntibazi ibintu iyo biva n'abijya nanze kubasubiza nabihoreye bababeshyaga 2014 2013 na 2 24 igihe n'inyarwanda nabira binyamakuru bwose bwandika ni no sense nukuvuga ngo barutwa nande nakazunguka boss. I know. Inyarwanda
igihe zirutwa na kazungu ka boss nta makuru baba bafite ni ibigoryi biri aho ngaho mba batanye konsebya umugabo wanjye yitaba Imana 2017 nkomeza nkabihorera naza mu Rwanda nkabima interview bakongera bakankoma uko ngiye bakongera bakankoma se bagiye bankoma inshuro nyinshi ngiraho ndabihorera nanjye ere karamezi ahubwo amafaranga y'inzo zarya ngo twiriresha byose kare kimwe n'ubundi karinga inzu government yarayitwaye ngo nyuyu munyu inzu barayitwaye ibintu byose urumva ariko bari bazi ngo zamanukira ku bigori basanga bireserena umfa nabwese aka kantu kababaje cyane nabwese kavura iminikano cyangwa nongeye nabwese murebe background yanjye murebe n'amazi ndi kunywa ubundi se barajya mbatembereze ibyuma ariko barasa ahubwo bazaza bakuruka amata yawe ndakibuka nenjamye abantu bambwira ati Eric ashaka kuvugisha Eric se no se bimeze bite ndabati Eric se yemera kuvugisha umuntu ngo niwe ashaka kuvugisha wenyine man I know maze kwibabwira ati zekaye twaravuganye ababoskani bandi banga kubyema bakavuga none se kandi afunga se aravuga gute nawe yati wanje bambwira ati ngo boss byuka bimeze Eric se ndabona ari ku murongo ngo turamufite bitamva ati yo 5 kuri 5 man mwe mu bantu wa mbere beza bitonda babaye muri nose thank you sir Eric SEMUHUNGU none abantu bazingo ngo dekati no mugome bro vugisha kuri wabwe je nta bugome ngira mu mutima wanjye man this is a show business ariko iyo bigeze ku buzima bw'umuntu paying attention niyo mpamvu uzasanga ngewe niyo umuntu arengana ndamuvugira yaba yagiye muri geza aho yaba ari hose ngenda muvugira ntiri ku munota wanyu yo thank you n'ubuzima busanzwe n'ibintu ntandukanye kuko ngenda umuhanga narize bro ntago ndi stupid like these motherfuckers you see on the street right now true yeah bro nibyo nabwiye abantu turi imfura y'u Rwanda bro n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru I'm so grateful I'm so thankful no kuri kuva nakumenya isagenda dekate ndabona abantu kubumbi 5 dago live y'abantu 5 sono ngiye baraza no kwishyira mwanya ndaza ndabona ijwi rya Amerika raza kumagana na bbc.com umva reka mbabwire bambi dekati uri imfura umva nzahora umva I'm so grateful kuba ndisi narakumenye kugeza kuri umunsi wa none n'ukuri kw'Imana respect to you sir n'ukuri ni imfura bro ngewe ndakubwiye ngo I need to kubwira abantu imihanda nizaba the same without Eric yo nababa nyine ngagiye anyway so thank you oh my god thank you very much I really appreciate it ahubwo sibo ni life ndabona twayisoza abana abantu 4 ndabashimiye mwese muri hano nabo kuri YouTube hari umuntu yavuze ngo mbese ngeri ngubonye ngo umugabo w'umuzungu wasubiye muri Amerika nuvuga ngo iyo wavuye muri Amerika wasaba gutabaza voluntary deportation wagira ute ni imyaka 4 kugeza ku 10 kugira ngo wongere kugaruka mu gihugu cya Amerika kandi reka mabwire gusubirayo nanga Amerika yongera guha visa ako se baragize Amerika ipfa gutanga visa baragucyuye cyangwa ni wakwishyura bro baguhaye voluntary deportation n'ubundi kongera kubona visa Amerika n'ibyoro ariko Imana ari gihe icinzira aho zitari da kuko na nyuma ya zeri irakora ngiye Imana yankoreye ibitangaza bro ngiye narafastinze hano narindi narasenze Imana yaranyiyeretse let me tell you saa 9 z'ijoro nkabyuka ngasenga nkabati Imana komeza undwanirire ubane nanjye bano bantu bansebye bagira ute ubakoze isoni Imana yabakojeje isoni ndasenga abantu basengera Restoration Church zaduhura ku cyumweru no ku cyumweru nzajya gusenga kabisa Kimisagara Restoration Church ngomba kujya gusenga na Bibiliya yanjye ndayifite gusenga nabatijwe Restoration Church 2006 ngewe sinjya nibagirwaho navuye bro so thank you very much ibirenze ibyo yaba ari ubujajwa turi kumwe cyumweru cyiza nukuri abantu mu nkunda muzakomeze mu nkunde nango ndi hano kubigiraho mwiza niba utankunda sinaguhatira kunkunda kuko umuntu yangwa n'Imana yeah true umuntu yangwa n'Imana nunkunda nanjye nzagukunda ariko no nanjye ngiye nzanagukunda kuko reka nkubwire at least najyaga mbafasha ndi kure ndi muri long distance
ni duhuye hano ntwaye velomoteri imvura ikukunyagira nzi ko nta bibazo wateza nzaguha lift ngugeze ahantu ugiye ese nzakurekera kumvura hari abantu bagiye bagira ibyago nkabafasha n'abazi nyuma bakagaruka baheri naragututse ariko amusore akandira akanyereza emotions zo kurira dia nkabafasha guys umuntu nakwitura inabi ntuzamwitura inabi zamwitura ineza li divine la patrona ari abantu bahangayitse Eric tante wanjye Louise umva like literally hari abantu utabona n'ikintu bashimira Noella wa mukobwa w'umugande twabanaga Vegas yo my goodness my brother in law my sister umva ngeze ku munsi wa none my brother in law is ni king ni royal ni umva sinzi namwita go my sister in Angel South Africa my mom in Kenya my brother umva like literally I'm so humble and thankful and grateful kugira umuryango nkunda kandi nzirikana God bless everybody no kuri so rero dusoza ino live ndabashimiye mwese no kuri abantu wese mwakoze abantu twabanye tukoze isaha n'iki minota 87 isaha imwe n'iminota 42 so ibyo birabaye live ukazi posting nataza kubura access zikaza kusibama thank you very much bare abadutuka bakadusebya uwa mwana wanzu ni ukura abantu bamuzi ko nzicwa n'inzara ngo nakwicwa n'inzara mfite abantu sugo umwungu mbwege dekati deka uziko bimeze nabi na umuntu ukunda no kuri kw'Imana umuntu gukunda niyo rese 2020 bavuze amagambo angana gute nese bwakeye abantu bari bamvuye batangarukaho kuko iyo umuntu amaze kumenya ukuri aragaruka abantu barabagushyira umutima mubi kugira wanguba umuntu akwanga ariko nyuma yamenye ukuri aragaruka anyway so nango muzane mbona muri zino live zo guterana amagambo ngo kanaka yanutse kugira ngo musubize dia nkomeretsa ukankomeretsa zakureka yeah that's how it works nkuko nanjye ko na citizenship yo kuba muri Amerika mukamvangira ase aka background muri kukabona cyane muri kukabona yeah anyway so thank you guys much love as always turi weekend akavura kaguye ubu nta bintu byo gusohoka nyine no kuba indoor nta gusohoka buriya turi kumwe much love kuri YouTube hose ndabashimira mwese abantu twabanye no kuvuga ngo ndasubije ikibazo cyawe Eric naheza ni wanyu zaba ngiye ndi happy kuba ndi wacu actually bantu mutabizi ninge wasabye ko banyu nge nabaye passport yanjye n'ibiki ngiye nango banyuye kuri bya n'iby'amango ama travel document mfite passport ndi umunyarwanda traveling dia I'm very respected njyanda hano bakanyakira neza VIP hano mu Rwanda bro cyetse abantu bashaka kunyandikisha abantu ariko since I will not allow that things zakizwa n'ubutabera abantu bose bari kushaka kunyicira izina anyway so reka mbareke rero ijoro ryiza dore saa 7:15 zirageze abandi aho bukeye burakeye ubwo rero kasha yanjye ni Eric Semungu mwonyereza amafaranga ngure champagne ese ngubu ntabwo champagne rari n'ijoro ndakomeza nk'amazi ndakomeza nk'amazi niko anyway papa thank you nundi muntu disi utarigeza giving up ni young TJ bambi young TJ much love no kuri anyway ngaho rero ibihe byiza much love ibihe byiza turi kumwe Imana ibarinde bye abatabonye inzino live mubaze kuyireba kuri YouTube irabipostinzeho cyangwa no kuri Instagram much love ibihe byiza Imana ibarinde mujye mukunda Imana ngiye ibyo ngezeho no byose no kubera Imana no kuba ndi hano ni ukubera Imana ni kuri kw'Imana yo mwijuru ni ukubera Imana narasenze ndiyiriza nsaba Imana ngirute yes ndi hano kandi am happy kuba ndi mu Rwanda ndishimye use murabona mbabaye nawe ndi pretendinga kuvuga cyangwa kugira uti I'm so happy you can see abantu bahora mu mihana he byose murambona anyway so bye rero ngo nituzaduhura kujya unsuhuza naye nzagusuhuza na ribi nta mutima mubi bambi ibintu byo muri kuvuga ngo bahisha abana banyu na abana banyeneye ese ubwo abandi mubi cyane kuryo nabura umukunzi ndi mubi cyane
kuryo nabura umukunzi ngiye ibintu byanyu buriya bijya binangaza ntango nimubijyane kuryo nabura umukunzi ngaho saba bye ijoro ryiza rero ubwo turi kumwe much love bye